ako na Junior mumwitegereje urabona buri muntu agira marayika we ako wa Junior ashaka kuba ari umustajeri aha harya amatara twayaguza ngahe ngo ngende bangaruye ako musigaye mubona muri iyi minsi ukuntu polisi bitagikora ibintu bitarimo amafaranga ntigifata ibisambo icyo gishora amapingu essence ariko isigaye hagarika abashoferi T25 kayi icyuma hano hari igihe icyuma kigufotora wanyweye n'icyuma noneho ye ngiye kubazanira umunyamakuru rero afite amakuru uyu munsi muri tayari. Ladies and gentlemen, put your hands together for Umuyange. U Rwanda ruzira umwaga gose. Reka nshima Imana kuba ngeza ntago renzi ko ndi buhagere. Papa yabyutse akora amasuku mu gitondo ibintu byose abikura mu nzira n'inzira ayikura mu nzira. Ne nabuze aho. Ndashima Imana. Ne nabuze ahantu nca. Ariko papa nkamukundira ikintu kimwe. Papa nubwo nyina akora ibintu akanabizambye ariko ajya tugira n'inama. Harya twicaza atari ko se mwana banje mwe. Murabona abandi bana bateye imbere. Habuze n'uwagena gakina mico azana amafaranga. Akwamugana nkavuga ibintu birananiranye. None hari akantu yatubwiye ejo bundi. Harimo indirimbo. Iyo ndirimbo mwese murayizi. Hashira nk'iminota 10, hashira nk'amasogonda 40 bari muri ati hauze n'uwapoli bazana amafaranga tuyumuhungu se muhanzi w'umukire wa mbere akwam nanjye nicaye koko nzangikirimeje ariko nanjye nkibona inzira nise maguruka nzahanga ariko ikintu cyambaje n'ikintu nageze ku mwagent nanyifite 300 navuga reka mbitse 2 ntege n'igihumbi saving wamugana ryaterambere papa mbira ngiziga abajije umwagent ndikira 2 ngo nta mafaranga mfite ntibaza umwagent ndikubikuza kwa rukubitsa ndikira 2 ngo ntayo mfite se ko ndi kwagwa yabitse ntibaza umwagent ngo ntayo mfite twagiye mu mpaka nabwiye ndikira 2 ntayo mfite ngayambikira 2 ngo ntayo mfite wari kunyibaza nasi nakubwiye mbi umuntu uze kubangirira inama njya mba namukorana nirango by'abagent baranyuba ariko ntabwo nabarekanye muri iki gikintu abantu twese tumeze nk'abataye ntabwo ari bo gusa nanjye nataye igihe ariko nabimenye ngeza hariko namenye ko nataye igihe nimugoroba naraye ntaye igihe ariko ntabizi natetse igikoma teka teremusi ijyamo ibikombe 3 ndayoza ntishyiramo nsagura igikombe kimwe ndakimwe ariko nahagurutse nyuma y'iminota 30 na ya teremusi nacyo nkimaze kandi nani minota 30 ishize ndeba umwanya nataye ndikoza teremusi ndavuga nibajije ikintu kimwe nese byatumye nibaza akantu kamwe gusa rukumbi nibajije nk'umuntu wa mbere wamenye ko ikintu nk'umuntu wakumva ijambo gutigera agakora ibintu akavuga ati nataye ibintu byise no gutigera urera yataye igihe kingana iki kugira ngo avuge ati ibintu no gutigera nataye ahita byita n'ijambo natwe tubigendera ati nataye naje kureba nsango yari yataye n'igihe cye wenda tukishyize nko mu mibare yari yataye wenda n'igihe kingana n'114 miliyari kuko niwo mubare muri minsi nabonye u Rwanda ni nawo mubare turiho mu Rwanda mu bihugu bitishimye turi ku mubare w'114 mu Rwanda ntabwo twishimye ibintu ntabwo bimeze neza mu Rwanda ni nacyo kintu cyanuze ariko narebye uvuga niba mu Rwanda turi kuri uriya mwanya hareba mu rugo abapeti bo mu rugo uburyo basuzugura mama bamubwirana ishingiro ndavuga iyi niyo nkomo kira gihugu wajya cyane manikiye na Afghanistan ndavuga nk'umwana wo muri Afghanistan buri wasubiza tema mama nukuza ati ndaza kubaza umuntu wari kandi ejo utazayajyana ku ishuri bazacirukana nyina naho bayaranutse kandi utagira ngo nabana gusa skwarakora Afghanistan ntabwo bimeze neza bose usanga baranutse n'abateretana usanga kapiri ku muhanda ako sheri sha bura naho
buriya naho haba ka free zone yaho ugasanga bari ku muhanda asheje twazagiye kuri ka free zone nawe itakareba kagasubiza ako twanajyayo twajyayo baranutse Pakistan ntabwo byoroshye uzijijisha uceyo ntabwo ariko ibaze kugira ngo igihugu kijye ku mwanya wa nyuma mu bihugu byishimye kaba karabaye ntabwo ibyo bintu biba byoroshye nge nigireyo ariko ikintu cyambabaje ni kimwe ntabwo nenzi ko mu ndege haba amagambo nko muri bisi naje mu ndege amagambo nenzi ko mu ndege bura batavuga bari VIP ariko niba bari abanyarwanda baba diaspora ariko mubona ukuntu abanyarwanda baza ubona ukuntu abanyamahanga baza mu Rwanda bakaturusha ikinyarwanda bakakiga bakakivuga bakakiturusha kandi ari abanyamahanga ntakumva nkicecekera mba nimereye gutya bakagira ngo simpari ariko ngiye umunyamahanga uziyaminiye akazi ikirimi cyacu cy'u Rwanda kakiturusha azaze nzamubaza ibibazo bitatu nabisubiza ubu ngo bazahite bavuga ko ari uwa mbere nzabanza mubwire ngo nsobanurire ijambo bita kwikonkobora iryo jambo narisobanura nzavuga ati umuntu azi ikinyarwanda mubaza irindi jambo ati mbwira inkonkobotsi niki narishobora nzamubaza ibibazo bitatu icyanyuma nzamubaza ati mbwira ikintu bita gukucagura icyo kintu nagishobora nzavuga turi uwa mbere thank you so much and it's kumuyanje tatayina amaki menshi ku Muyange uriya mutipe ararenze ntabemeje se ariko ikigaragara cyo hakuze ko nari mfite abashyitsi nakwakiriye Juni nakwakiriye hanze buriya mu Rwanda abantu bihangiye imirimo ku buryo abantu basobanura filime nkaho baba bazikinye zidasobanutse ariko ibyo bintu nibyo uretse ko muri filime zisobanuye bivuze ngo impamvu utareba izo bakinnye zidasobanuye ntabwo ziba zigize zite mujya mumenya kwihangira imirimo ariko iyo ubona umuntu atangira umushinga w'umwanda agatangira imodoka ijyana imyanda akagura iya kabiri ya gatatu kubera umwanda gusa nta kintu kitagutunga mu Rwanda imodoka y'ibishingwe bari abantu buriya bo kubishingwe hejuru ngo bahembwa iry'ibiri bafite na asiranse gukora mu myanda arusha umuntu ukata amatike ya bisi umushahara bari abantu n'abanyamwanda ariko byarabakijije hari umukobwa nashatse gutereta dupfa ko papa wari umunyamwanda afite kampani itwara ibishingwe ndavuga ati ubu ngubu wazabona aboze ngo nta kazi ugira ngo ino nkwereke nginduba mpafite ikibanza muri tayari ku wundi mukomediye noneho njya nkunda kubivuga abantu bagaseka yaje hano atega n'ubwato ku buryo ubushize aza hano yari afite turase ageze ku kiyaga afite turasa kandi kwambuka ari senksa bamutwara turasa Hades arahoga